niba ushaka kugenda genda kumpa amahoro niryame. Sashiri twapfuye iki? Sunde amafaranga ukwiye kuzi. Ngiye gutangira gusa. Umva gata. Fata kwa ugende. Gira vuba. Ariko se wowe ubu wacu utavuze wowe ko abantu bahari ndashaka inzu iri kure ahantu nta muntu n'umwe uhazi. Naza ndahita mbivuga kandi urimo iyi modoka nayibone niyo baje. Nana singufashe. Nana bini by'uguhorera nana. Nana singufashe. Bisumuze. Tukurana usanga w'inyambara kuri Facebook mbari. Nana. Nese kuba muzanye kuri Facebook ni ikibazo. Ikibazo kuba muzanye kuri Facebook. Twari igihe umuntu ababyukira ndebe avuye ko. Nese Nurebe n'uhura nana. no friend wawe se. Friend wanjye si bikikorerwa nyandikira ngo uteye neza. Ibyo se hari abantu batabivuga kuri Facebook. Ibyo se yabikora. Uretse gato mubwire. Uyu n'umugore wanjye, uyu n'umugore wanjye. Sibyo? Umugore wahehe. Uyu ngura muzo. Uyu n'umugore wanjye. Ntabwo tuziranyishira rabe. Ndeka sekirite. Ngiye bari kuntwara umugore nawe yose abone kare muri hotel mwanze kubyumva. Umugore wanjye muri shamba muri reception mwana ko ninji. Amahane gabanya amahane. Unyongera akazi. Unyongera akazi. Sekirite. Unyongera akazi. Sekirite. Umva. Nana fungura va muri imodoka nana. Ava majyahe. Nabe mu modoka mutayi umugore wanjye. Umugore wa hehe. Nana fungura. Afungura iki? No reba. Ndayiryama ijoro no. Weryama ijoro. Okay. Kaweryama ijoro. Ndayiryama ijoro. Sekite ni ngewe nawe. Kaweryama ijoro. No. Weryama ijoro. No. Sawa. Ntabwo mbamu. Sekirite nawe sekirite bari kuba umugore wanjye. Sekirite umugore wanjye baravuga. Kasi ntabwo nakwirukanye. Utahe. Uje kumara iki hano? Ubuje kumara iki ngubu nonanga? Ko se bagiye utuzuka ko twe. Oya gate mbabarira. Subirayo. Ariko ubundi urangiruka najya he? Cye ntabwo nagenda utanyishyura amafaranga maze iminsi nkurakaza. Cyangwa se umbereze nishimwe ry'inuza ryuko nakubereye umugabo reka. Cyangwa se umwere nsakuze ndibwira abantu. Reka nze mvuga ubuntu ukuntu aho umuzi ibintu kirahiranye. Umva gata. Umva bashaka ngahe? Ndashaka 10,000 hangiza nk'igendera ko n'undi akazi kari kamaze kundambira. Ikindi uramukubwiye abayobozi ndavuga ko wamfata gakungu. Umva rya bigambo byacyo kibwiye. Ntabwo nakubwiye ngo ibyo kibwiye bigambo. Kamuha amafaranga. Ari kugenda amahoro. Mpereza nye. Urumva? Ibyo bigambo wowe nayo kuje. Ake. Ntabwo nakwirukanye uteye ibigambo nafite. Ogenda. Genda amahoro. Ariko ubundi kiraye. Uranyirukana njyane urabona ndi bugiye koko. Nawe mbwira ndajyaye. Nose gata. Kumva unisha. Ukatugora uko ntanakugira. Urabona bigenzanye. Ariko se ubundi amasezerano yose watezeranyije urabona ari ikintu tugezeho koko. None se ngo umwana twavuganye ko ngomba kukubyarira. Ubu ndamubyaye. Ese ko inshingano z'umugabo zakunaniye uko byarakunaniye nkugirinde. Kandi ngo mpereze iminsi nitegure maze nubarize inshingano zose nshinzwe. Uri buryo nkute ngutera impanga none aka kanya. Gata.
fata ariya makesi urumva none wowe ujye kurangura ushaka ashaka kuza umucyakaza kuri izo gahunda n'inzoga ziburamo none nurangiza ufate n'igarote burya sibyo ariko umenye inshingano zakusanya ubimenye ntabwo ari kuri umutwe watujyanye mu buriri nisubiraho bibona urumva ninjye nagatari mu buriri nta kintu umaze nta mwana nta niki gira ngo ugire ibyo kurangura Kigali we Handitsemo si ukomisiyoneri basi halo yego komisione biteze turaburanye icyo nashaka kubaza muri twatuze ejo bundi wambwiye hari akazu wari wambwiye ka shamba imwe na saro se kaba kajyarimwo kabyaramwe aho byaba ari byiza nshuti yanjye oya wowe reka 30 nta kibazo kwirira amazi n'umuriro twawuriha nta kibazo nta kibazo none wowe mumvugishe nunangiza kumuvugisha urahita umbwira ako urabiza aremera nta kibazo sawa oya nituza kuriha tuzakureba nta kibazo kandi urabizi ko tutatunanira no nzagura n'ukuri nzagura nugira ikibazo sawa urakoze nshuti yanjye ahandi turashima Imana nta kibazo tumeze neza sawa sawa merci turayibona Chapeau ugize neza kabisa urakoze gusa umbabare ntibibagirwe ko mbariza ka kazi urabizi ko ngakeneye nta muntu n'umwe nshaka kongera kugora ndashaka gutangira ubuzima nkabutangira neza nta mico mibi nta bupfapfa nta myifatire yindi idakwitse nkakora nanjye nkaba umukobwa wihagazeho surumva niyo twakabona kazi ko mu kabari gahemba 30 ku muntu wawe umusitari ibaze iyo shusho nese bwo wanza ku kazi ka 30 ugasabiriza ukitwa umusitari we kanshakira nta kintu kampaye ibindi byose nzabyirengera uzakubariza Yesuwe kumbe ntaho bigeze ndabivuga sura bizi bure mu myaka yose namaze bari abana babonye ko ari 3 buri umwe n'uwanje gusa uwiha umwe kumwe ni wawe wanje n'umwe niko nese ukarabizi ko bizi fasha abishwe nigize yigeze kuza yasinze anishongora kweli anishongora warambwira anyiryaho n'umugabo cye ntacyo ushoboye byinshi ndashaka no kumva none bimenye rero
kuguca inyuma bikomeye zibinankorera nubwo wumva kuguca inyuma we ntacyo bikubwiye ubuzima beni ngire nde kuko yewe nancaga inyuma gusa by'ibyo wenda sindi ikibazo gikomeye iyo batansuzuguraga aransuzugura umva nasara ibyo rero nibyo byanteye guhita njya mu itorero ndi mu rusengero ndavuga nti reka ngende niyegurira Imana bibe uko byakabaye kuko numvaga ngiye kuzasara ngiye kurukanga ku musozi mbabarire pe najyaga mufata nk'umuntu mubi umuntu witesha umutwe uri aho mbona ntazi kumbura amagorwa bigezaho koko mama beni ugasura bize uriya amagorwa yanjye azwi n'abantu duturanye hariya muri karitsiye iwacu nibo bazi ibyanjye buriya gari n'igihe nigeze kwiyahura ariko biranga nyine mpita mbona ko Imana ikinkeneye ayowe simfata icyemezo ndagenda njya mu rusengero ndihana cyakora itorero ringirira icyizere bangirira icyizere mpinduka umukuru w'itorero tekereza nawe umuntu wamaze imyaka 10 mfite akabari ncuruza akabari akajya ku itorero ringirira icyizere tukangira umukuru waryo none dore wasubiye ku nzoga mama bene byihorere agahinda sugororera buriya ntuzajya wumva bavuga ngo kubw'inda yawe yakunaniye ntuzatekereze byinshi icyakora njyewe sinjya neza tubiri gusa tubiri